Hari mu ruturuturu mu gitondo cya kare nibwo yampaye iyi impanuro nziza yuje urugwiro. Iyo niyo nkomoko y'uru rukundo rukindimo. Shenge nzagukunda urw'urumpamo rwuje urugwiro ruhoraho, iteka nzakurindirira isaro ndisegure neza rugwiro ngwe mu byano gutyo disi. Iyi mvano y'urukundo ntizangusha mu gihombo, nzabera abandi urugero mu rukundo rutagira akagero. Nzagukunda nta mipaka, niyo abandi babyanga nzarurwanira mpaka ngo utuze aho ushaka, uzaba utuje nta rubanza rw'uko utwaye abo badashaka. Nderuye mbivuze mfukamye ku mutima wanjye ndera de, nkweretse isi yose kubaye wanjye byeruye no mu mategeko byemezwe. Uru rukundo nahoranye nubwo iminsi yatinze kukunyereka, ngukunda nk'inkimwe ngukunda ntambereka, urakarabo natoye mu museke cyose kaneza birakubera. Amenyo urera de, ku mutima harakeye, cyo tera agatambwe inyegere, umutima wanjye uterere utekane nishimye, ongera usekema. Rurema yakuremye akwitondeye, ubanza hari mu gitondo cya kare ntawe uramucumuza ngo amutere umutima mubi, hahirwa njye wakorobye. Ndagukunda nzakurinda nta marira uzagira, turi kumwe uzishima, naremewe kugukundwa kaza uri ikirenga ndakwemera. Inkota yansogota ku mutima ni ukukubona urira, nzagukunda nka bucura nkubahe nk'imfura, nguteteshe nk'ikinege. Nzahora nshima wakwibarutse yambyariye iribagiza, icyana cy'imico myiza iwawe naranyuzwe. Ndi uwawe byiteka munsi y'iri juru nkiriho, nzaharanira kugukunda, nzakubahisha n'imahanga ubundi duca impaka. Nta munota nzatakaza muri ubu buzima, ni wowe gusa nshaka, ni wowe nzahora nkunda, ni wowe nzahora ntaka. Ndi umutaka n'imvura iri kugwa, uri imfura mu bakwiye. Ubuzima nzabaho bwose nuko se nzakubabarira, aya si amagambo akureshya, urakunzwe si ukubeshya, agashya gashyashya nzakwibagiza agahinda.